Namakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'ibintu uyu mwana w'umukobwa yaje kuza kuba yakora ubwo hakorwaga ikizamini cya leta. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Niyo Gisubizo Honorine, akaba yigaga kuri GS Rwikiriro mu karere ka Gatsibo. Ngira ngo murabizi ko guhera ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo w'2025 kugeza ku itariki ya 18 nibwo ibizamini bya leta iyo minsi biriko birakorwa. Murabizi ngira ngo muziko mu byukuri abana bari gukora ibizamini bya leta. Uyu mwana rero yaratunguranye cyane mu kizamini. Nibyo bintu abantu benshi bari gukomeza kubigarukaho, ni ibintu byabaye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi ubwo yariho akora isomo rya literature in English. Byumvikana neza ko uyu mwana byanga byakunda ashobora kuba yiga indimi. Uyu mwana yaratunguranye cyane, abantu benshi bari gukomeza nyine kumugarukaho cyane, ariko kandi umusurveillance wiwe aburyo nawe byaje kuza kuba byamugiraho ingaruka. Reka dukomeze tubane muri aya makuru ndi bukugezeho. Nanone iyi nkuru iri gutungura abantu nanone yabereye mu kizamini cya leta, birango byo ni ibintu byabaye uyu munsi aho byabereye muri Rutsiro. Abana babiri nanone ubwo bakora ikizamini the same nanone nyine iki kizamini n'ubundi kimwe cya literature in English. Ibintu byaje kuza kuba byaba mw'abantu mwe ibintu biri kuba mu bizamini bya leta n'udushya nyine ntabwo byigeze biba, ntabwo byigeze biba. Sinzi niba ibintu byarahindutse tuko twize nk'abantu mwe birarenze cyane. Waye ikaze muri igikuru nikoshado iyi ni Shadow 250 TV. Nkuko hari itangazo ryagiye hanze riva muri Gatsibo district cyangwa se mu karere ka Gatsibo, aho ikizamini cyaberaga kuri centre GS Rwikiriro itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Umukandida witwa Niyo Gisubizo Honorine ubwo yamaraga gukora examen ya literature in English yasohotse muri room atwarika y'ikizamini cye, kopi ye kuri toilette arayishwanyaguza ayijugunya muri toilette. Uyu munyeshuri abajijwe impamvu ngo yashwanyaguje iki kizamini kiwe yasobanuye ko ngo yabonye amasaha yamushiriyeho kandi nta kibazo na kimwe arasubiza. Hanyuma ngo abona ngo kugira ngo asere muri bagenzi be ko ngo ikizamini cyamunaniye do yagize umujinya arangije afata iyo kayi yiwe mu byukuri ari amakayi bari kwandikiramo, ajya kuri toilette arayashwanyaguza arangije ajugunya muri toilette. Uyu munyeshuri yahise ataha iwabo. Gusa nyine byatunguye ubuyobozi, byatunguye inzego z'umutekano zari kuri la centre y'ikizamini cy'Isi Rwikiriro, ariko donc ntabwo nyine bahise bamusezera burundu. Urumva nyine ibintu bibaye gutyo, baravuze bati taha hanyuma ejo ubwo uzaze gukorera ikindi kizamini. Ariko uyu mwana nyine ngo yakubise amaso mu kizamini biranga neza bigera ubwo bavuze inzogera ko hasigaye iminota mikeya. Ngira ngo murabizi ko bavuga bati hasigaye iminota iyi. Uyu mwana nta kintu arashyira muri iyi kayi ataho kugira ngo nsebere kayi. Arangije yakayi ndetse na kopi yiwe arafata ajyana muri toilette arashwanyaguza ati ntabwo ibintu byo guseba reka. Nyuma y'uko rero habaye mu byukuri iyi incident, icyumba uyu mwana yakoreragamo byabaye ikibazo gikomeye cyane. Hajya babita abasurveillance, abantu nyine baba kontrola mu ishuri ugasanga harimo umusurveya niko twabitaga. Uyu musurveya yahise yirukana, bahise bamusezerera nyine bamuziza ngo uyu mwana yasohotse mu kizamini uri hehe. Uyu mwana byageze ubwo ahaguruka arinda agenda, wari uri hehe, byagenze gute, bimeze gute, bahita bamusezerera. Invigilator aba bantu nyine bashinzwe gukontorora muri umuntu runaka abanyeshuri bagukoreramo kugira ngo ntibakopere. Uyu yahise yirukana. Ubwo inzego zateranye, abapolisi, komanda w'abapolisi barangije bumvikana ko uyu invigilator agomba kwirukanwa kubera nyine umunyeshuri yasohotse kandi arimo akagenda agenda akagera kuri toilette. Ariko urumva ibyo abantu bari kuvuga bati byanga byakundi iyo ugira uyu invigilator akoze no kuri uyu mukobwa cyangwa se yanamubwiye nabi, hari n'igihe byari ku bibazo bikomeye cyane ugasanga arafunzwe. Ngira ngo murabizi ko nko gukubita umwana uramukubise kumukira badukubitaga n'imitwe bakajya no kuyimena. Iyi twise badukubita muri za primaire na za secondaire nyine nta bintu by'ubucucu ushobora kuzana. Ibintu byo kunyuzura asubwa abantu banyuzuwe, iyi mushyira akaboko hejuru abantu banyuzuye batunyuzuye, ugasanga hani matera arategetse ngo aba bana babaruru ibi bisazi mu bakuremo n'abakatirime nabo mu wakane bagakubitwa. Ariko ubu ngubu ibyo bintu ntabwo byabaho. Wasanga rero niyamukoraho byari kuba ikibazo gikomeye cyane, ugasanga bararwanye, wenda ugasanga uyu mwana agize kamere arwanye n'uyu musurveya, ugasanga ibyo kibazo nyine gikomeye cyane. Uyu invigilator bimuviremo wenda no kuba yatanga muri yombi. Ariko uyu invigilator nyine abonye bigenze gutya yaramuritse nyine arasohoka aragenda. Urumva niba umunyeshuri ahagurutse ati wowe kuko uhagurutse bigenze gute, akabona arasohotse ntabwo yagendaga mukuremo n'ibiki. Ariko uyu musurveya nyine donc inzego zateranye, abashinzwe iyo site baraterana bumvikana ko uyu invigilator agomba kwirukanwa. Nibyo abantu bari kuvuga bati wenda yaba yazize ubusa, bati se ubu kwihambira ku mwana ko bitakunda umukubite ngo ugire gute, uvuga uti ibyo bintu ni ibiki.
n'abantu mwe birarenze cyane. Uyu mwana abantu benshi nyine bari gukomeza kumugarukaho hari bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwana washwanyaguje ikizamini kiwe, ikayi yiwe ya exame na kopi yiwe mu by'ukuri akajugunya muri toilette ati ibintu byanyinaniriye. None murabizi ko ubu buryo buri kubazwa cyane ngo ni choix multiple. Nabonye abantu benshi bari gukomeza kubugarukaho ngo ni uburyo bworoshye ngo abana ntibatekereza. Ndagira ngo nkubwire ngo niba hari ikintu gituma umuntu atekereza ni ikintu bita choix multiple, kubera ko usoma ibisubizo ukabona byose birahwanye, bikagutera gutekereza igisubizo cya nyacyo cy'ikibazo nyine bari kukubaza, ukagitekereza bya nyabyo kikaza mu bwonko. Niyo mpamvu hari n'igihe abantu babona amazeru ugasanga abantu n'amazeru choix multiple. Choix multiple ziragatsirwa ziba zikomeye bya hatari, bisaba gutekereza, bisaba gukoresha ubwonko, bisaba kugira gute donc ibintu nk'ibyo ngira ngo mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kubigaruka. Ariko sintekereza ko ari muri literature in English wenda gukora literature ubuvanganzo mu cyongereza bimwe bya novels, ubwo sibyo ubuvanganzo sibyo se buriya na novel kubabaza novel bimeze gute, bakabaza kuri za deriva between wenda bakabaza ubuvanganzo bundi bagiye biga, bakababaza kuri Chinua Achebe, bakababaza kuri Ngugi wa Thiong'o, bakababaza kuri donc ama novels za Weep Not a Child, bakabaza kuri za Things Fall Apart, ibintu nk'ibyo. Ariko ndi kumva hazamo n'amashwa multiple, sinzi wenda ukizamini wenda giteye, ariko byanga byakunda niba harimo amashwa multiple byanga byakunda nuko nguko mu by'ukuri bimeze. Ariko kandi reka twimukire ku nkuru nanone yabereye hariya i Rutsiro, aho ari inkuru yabaye uyu munsi nanone ubwo mu karere ka Rutsiro abanyeshuri babiri bagerageje gusohokana ikizamini barafatwa bongera kugaruka mu cyumba cy'ibizamini. Hari igihe wenda ibi ari byo bajije ura mu surveya wenda wa hariya kuri GS w'ikinati wenda yari kumugarura, ariko niba n'ubundi umwana ateye amahane se mwajya kurwana, urumva nuko birarenze. So uyu munsi rero kuri GS Stiki TSS mu karere ka Rutsiro mu gihe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bari mu kizamini cya literature in English, abayeho ikibazo cyagaragaye nk'icyo guhungabanya umutekano w'ibizamini. Abanyeshuri babiri aribo Irasubiza Clemence na Uyisenga Placide, ndi kubona bose ari abakobwa ko byabakomereye cyane. Umwe muri Gatsibo ni umukobwa ndetse n'abandi kumva n'abakobwa, bombi rero biga muri Senior 6 Literature French and Kinyarwanda, ubwo ni REFECA. Basohokanye ikizamini bariruka mu buryo butunguranye, gusa kubw'amahirwe gufatanya by'ubuse n'inzego z'umutekano bahise bafatwa basubizwa mu cyumba cy'ibizamini bakomeza gukora nk'uko bisanzwe. Ubuyobozi bwa centre bwashimye uburyo ikibazo cyakemutse vuba, bugira n'ubutumwa bushishikariza abanyeshuri bose kuba amabwiriza y'ibizamini no kurangwa n'ubunyangamugayo, kuko gukora ibinyuranye nabyo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku hazaza habo. Ngira ngo mu by'ukuri nizo nkuru nagutegurije, wenda uri gutwandikira igitekerezo cyawe ngiye byandenze nyine nagerageje kwiyumvisha izi nkuru zimeze gutya zibi bizamini nyine nyobe bw'ibyari byo. Abantu bari kuvuga bati nyamaze abanyeshuri ko ari babiri bahagurutse mu kizamini, abantu rwose nuko bapimisha kuko bashobora kuba bafite ikibazo. Reba nyine base ngo bahaguruka bariruka, basohoka nyine mu cyumba cy'ibizamini nyine aho bari gukorera ibizamini, barahaguruka barirukanka bafite na kopi zabo. Uyu nawo muri Gatsibo nawe ati reka reka tisinge gusekwa na bagenzi banjye, ikizamini kirinze kirangira nta kintu ndandika byanyobeye ntabwo mw'abantu mwe birarenze. Ukwandikira ibitekerezo byawe, ese mwe mwize gute izi kesi zimeze gutya zarahabaye? Ese mwe mwize igiti cy'igikubitwa, igiti kirisha mutubwire byagenze gute mu masegonderi babanyuzura, byagenze gute nyine ku rwego abana bubu sinzi ukuntu bimeze, sinzi ukuntu rwose ubona nyine biri kugenda, kubona harimo ubutesi bwinshi. Barahagurutse mu kizamini, twe no mu kizamini bagukubitiragamo ugasanga hari inkoni ku buryo nta bintu by'ubutesi byabagamo. So mutwandikira ibitekerezo byanyu. Ariko kandi ibihe byarahindutse, uko abana barerwa byarahindutse nanone, donc imirerere nanone irajyana n'igihe, uburezi nanone buri kujyana n'igihe, kubera ko batekereza uburyo mu by'ukuri imyigire yagakwiriye kugenda n'abahanga baba babibonye nyine igihe umwana agezemo. Ntabwo ari inkoni, ni ukumwumvisha. Uburezi ni ukumvisha umuntu, ni ukumvisha umunyeshuri donc uko agomba kwiga ibimufitiye umumaro nyine bikamubamo mu mutwe, atari ukubikumvisha ngo kubera inkoni ngo babukubita n'ibiki. So urumva n'imyigire nyine y'abarimu nayo ni uko nguko imeze nyine, babashyize muri iyo systeme. Ikintu kimwe ni reka. So utwandikira ibitekerezo byawe hanyuma utubwire uko izi nkuru ebyiri uzumvishe. Ndabakunda.